oya ngiye ntabwo njya nizera inshuti ku gitsina gore. Hari ukuntu uba ufite inshuti utazizeye. Reka twagiye fata ndagufatira akera. Uyu ni uwa mbere. Allo? Allo? Meze bite Cenko? Ko numva sura ahantu hasakuza kandi ngushaka. Wambwira ntari bindi ku kamoto ndi kujya muri shoot ariko ndi kukumva niba nawe ari kunyumva ntari bimeze biteze. Mani ntago ari sawa. Ngaho kandi bikize kandi mwana wanjye. Mva yizeye kuri kunyumva neza uko tugiye kuvugana nyine ibintu biri seriye. Ntari biso naho undi muntu uri kunyumva ko nje nawe gusa se. Wowe cyambere nuko imiyaga yo kuri moto itari kukubangamira. Ntago nyiri kuyumva cyane. Ako niba hari ikibazo cy'amafaranga wana bombe ngo kirakemuka icyo nabihenze cyo nakufasha. Wabaye umukire ariko. Ese nakakwiye kabisa nakara kubeshyushye. Umva nyine. Ya. Shamani nagiranye ibibazo na Derek. Ngaho ngo iki? Nagiranye ibibazo na Derek kandi ntago nshaka kujya mu rugo iwacu, sibyo? Nyine nari mvuze ati reka nkwamagare mbikuganirizeho. Urumva? Nyine nze nkaho tube turi kumwe nyine nk'iwawe. Barabivuze neza nk'inshuti ni Yesu koko. Mana inshuti ni Yesu, ngiye iki kiganiro nyikoze ntaragira no mu rugo bitewe n'ahantu mvuye. Inshuti ni Yesu mani, ntuzagende ngo ujye hariya wigire nkaho gufite inshuti izagusapotinga mu gihe ubishakiye ngo izakurwanira wahapi mwana. Buriya ngo wizere umwana w'umuntu avumwe kandi ubugira neza bw'inkware koko ngo nibwo bwayigonze ijosi. Eyo wasama people wagwana zanjye mumeze neza. Nizere ko mumeze fresh. Mudu nimbi ndarakaye ndababaye pe. Ubu mubona ibintu mvuyemo. Barabivuze neza nk'inshuti ni Yesu koko. Mana inshuti ni Yesu, ngiye iki kiganiro nyikoze ntaragira no mu rugo bitewe n'ahantu mvuye. Inshuti ni Yesu mani, ntuzagende ngo ujye hariya wigire nkaho gufite inshuti izagusapotinga mu gihe ubishakiye ngo izakurwanira wahapi mwana. Buriya ngo wizere umwana w'umuntu avumwe kandi ubugira neza bw'inkware koko ngo nibwo bwayigonze ijosi. None aha ngaha mvuye guserera na Derek again muramuzi uwo nguwo muri kureba hasi kuri video. Muramuzi uwo nguwo. Nigire muri shoot njya kubona mbona umugore we tutaherukaga no kuvugana. Cyakora twachatingaga kuri WhatsApp gusa. Numva aramamagaye. Bwebwe Derek twashwanye byagenze uku none nkeneye icumbi ihangane ucumbi kirese nshaka gusubira mu rugo. N'abantu twakoranye imyaka 2 dukorana mwese murabizi imyaka 2 ndabyumva. Nambwa ati se ndi kuri moto reka mve kuri moto tuganire neza. Arambwa ati wapi reka nkubwire ngiye twashwanye nta handi hantu mfiteho kujya mbabarira umicumbi mbabarira nzi wawe. None ndamubwira nti uramujene uramuzi bamukubwiye kenshi ngiye ibintu navuze nanabisubiramo mwana. Ibintu navuze nanabisubiramo ngiye nabwira uwo mugore we ndamubwira ati uramujene uramuzi na gatipe karaho kakagurjura kazi. Si ubwa mbere si ubwa kabiri mushwanye. Cyakora cyo icumbi ushaka ndari guha ngiye ndi kuri moto ngiye muri shoot ndakina ikigoroba reka nyuraho ngaho iwanyu nze ngufate. Turirirwa na kuri seti ngiye nirirwe mu kazi turaza gutana nimugoroba. Umugore muzima twumvikana ibyo ngibyo. Genda giye parika moto iwabo ndamuhamagara nsanga ku muhanda tugende. Guys nsanga ibicucu byagiye bifata kamera. Bagiye bafata kamera ngo bagiye ngo gukora ngo amapranka ntazi. Mani baze kuba umuntu ari inshuti yawe ariko ntabe yabanza kukubwira basi ngo ngiye gukora pranka imeze gutya na gutya uze kunkinira ibi nibi biraba bigamije iki niki wumve niba umuntu yanabyihanganira. Sanga abajinga biteretse kuri kamera baragenda baravuga noneho agatsinda bantega gatego aho ngiye gufatira uwo mugore oruga
nsanga naho bashyizeho kamera. Oruga namubwira fata moto tugende ndi gukererwa ku kazi, akazana ubugambo bwinshi. Kumbe arashaka ngo Derek azadusanga aho ngaho. Gazi ntababeshye, Derek aradusanze tuzura kaboze turaserera, ariko ngiye mubwije ukuri ko ntagiye kwicara mwana. Ntabwo man uzi ko umuntu yihorera abantu akagira ngo nago bamuzi. Derek ndabizi uranzi neza, turaziranye imyaka igera mu 6 niba atari 8. Tuziranye twese ntacyo dufite, tuziranye twese turaho, tuziranye twihiringa, tuziranye dushwana bya hato na hato. Ntibyari byarakuyeho ubushuti bwacu, ariko reka nkubwize ukuri. Aha niho birangiriye mwana. Bro, ngira ngo urabizi neza tugarutse mu mateka yawe yahahise. Umuntu yashatse kukuririraho, umuntu yashatse kugushyira hanze, ntago yabura icyo mvuga, especially me uranzi neza. Uzi byonzi kapo. Uzi byonzi man. Urabizi ko nkuzi ugituye igikondo mwana. Muri amageto ya 15. Urabizi ko ruzawe za buri kanya, yego twahujwe n'umushuti wawe. Ako yabizi ko ruzawe za buri kanya zo kumamagara umbwira mfite agaproje ngo ino dukore, nta mafaranga nkuca, nta tike nkuca, byose mbyimenyera. Turihiringa mani, mbona uri umuvandimwe kapo. Ibyo byose uba wabyiye man, ntabwo kurira amafaranga ku nshuti yawe. Genda umuntu muzima kapo. Ndi umuntu muzima wambwenge gukora prank iyi, ntabwo nakwanga kuyactingamo nkagukinira ibyo nshaka, ariko nanjye binjyana mu gatego sinabikora. Gute mani wicara imbere ya kamera ukavuga ati muraje murebe ngo icyo twita ngo inshuti, ngo muraje ngo mure. Kandi nanone uwo mugore wiyo mukatira nkamubwira ati reka byimenyere ugire gute, bari kugaruka bavuga ngo do murebe inshuti dufite. Aramutse ari mu byago bya nyabyo atari prank ngo ntaba mufashije. Muri kumva imitego ibiri uwo muhungu yari afite aho ngaho, kandi nta mutego n'umwe nagombaga gusimbukamo. Derek turabizi neza ko ikunda ryawe ry'abakobwa nkuko n'ubundi yabimbwiye kuri phone, ntago ari prank yakinaga, byari ibyanyabyo. Urabizi kuva kera tukibana udukobwa wasimba, nta mukobwa mwakoranaga mudafite ibyo mupanga. Niwashakaga kutagira ibyo mupanga, ubwo ntiwongeraga kumuhamagara. Ibyo bintu urabizi neza. Uyu Derek wishyira kuri kamera akigira umuntu wafashije abantu, akigira ngo umuntu wabanye n'abantu, ngira ngo murabyibuka neza muri saga y'ubutaha, nubwo yari prank, ariko ibyinshi byaravuzwe. Ntago kubana kw'abantu. Ese reka mbaze wowe uri kundeba, uwo muntu mubana kubera mukorana n'ubufasha yaguhaye, cyangwa nuko mukorana kugira mugire icyo mugeraho? None se hagize umuntu uca ku ruhande akajya kwivugisha ngo kuba ngiye mbana na runaka nuko mufasha, ese mwana umufasha aryamye mu rugo ukamuzanira ukamutamika, cyangwa murabyuka mukajya mu kazi mukinjiza, ako kazi kagatanga amafaranga yo kubafasha? None se niba bimeze gutyo, Derek nawe azagenda yirate ngo yabanye n'abantu, ngo yafashije abantu? Ese ko wigize uwa danje bro, ko wigize uwa danje, ibintu byose bigasenyuka bigapfa, ubuhagaze uburi utangiye kuririra ku bantu kugira ngo urebe ko wakora kandi gacana. Numvise ngo barayibye, nubwo ntemera neza ko bayibye, warakennye urayigurisha. Nta kuntu utaba warayigurishije, warakennye urayigurisha. Ako nta kantu toto, abantu bo kubabeshya ko bayibye nta kantu toto man. Cana baraziba bakazigaruza bro, yaba kitagarutse se nuko yagurishijwe mwana. Uzajya ukina n'abandi bro, uzajya ukina n'abandi pe. Wenda mvuze make sinari kubyihanganira mwana. Uzi kugenda mwana ugasanga abantu kuri bakakwereka kamera yabo ngo urakoze ngo kutwiyereka ngo nibiki. Nsize mbabwiye ko ntari bumworohere. Iyi ni gasupo ya nyuma muhaye, ibiboro yafashe araramuka byaprodinze, ntabwo turi bugarukira hano hafi mwana. Ibiri Serena kari murore turakazura bro. Ese reka manze nkwibutsa akantu kamwe.
uwo mukobwa wigira ngo murakundana ngo ni umugore wawe ngo ni iki wagize imana mwirwa mukinira ku bantu Oruga urishoye neza ko umuhungu nyine nta kindi kintu agushakaho cyangwa se bwo we Derek urishoye neza ko nta kintu ushaka kuri Oruga abantu babanye kubw'agatego baba bigaragaza icyambere cyo mwembi babiri Oruga Derek yageze akubwira ko afite umwana hanze se ariko hari ibintu biba bisekeje Derek mu gihe gito cyane gishize abana na Oruga babana nk'umugore n'umugabo yibarutse umwana ibyo bintu bikubyumva abana na Oruga mu gihe gito cyane ubu mwana ntagera n'amezi niba 9 yaruzuye simbizi ari nko mu 8-7 abana na amaze imyaka 2 abana na Oruga mu mezi 8 abyaye umwana atamubyaranye nawe Oruga ibyo bimenye nushaka ibimenyetso ndabiguha atamubyaranye nawe ikindi se Deri ngo urabizi neza ko Oruga nawe afite umwana mutabyaranye muzajye murekera gupretending imbere y'abantu Oruga afite umwana kandi ntabyuzi ntabyakubwiye ko afite umwana amugendera mu kigare gusa mutazi n'ibyo murimo mwese nta muntu numwe azi ko yabyaye ku ruhande muri kunyumva neza nimushaka ko tuvuga byinshi bro nimushaka ko tuvuga byinshi turabivuga nzi byinshi twakora byinshi twavuga byinshi kandi ikindi ibirenze ibyo wagiye gukora prank yo kuri phone ibirenze biriye nzi neza 100% ko utambeshye nta kindi wabona uvuga nta kindi wabona umvugaho ariko ngewe ngira ngo urabizi neza amakuru yose y'abantu mwabanye ukabihenuraho kapo kubana n'abantu ukabihenuraho cyazeka nkubwire nago nyiri inshuti yawe ibi byo mbivugiye kuri kamera n'ahandi hose nabihavugiye si nyiri inshuti yawe nago umuntu inshuti yawe yajya kugukora ibintu nka biriya ntago nje kuri kamera ari uko mbikunze ni umujinya gutya mumbona nambaye uretse ikiboro kimwe kize hasi niko mvuye kwa Derek nambaye naringiye muri shoot kubera stress nkuye na shoot ndayiretse reka ndekeraho cumbikiranga bro Derek again ngwaye gasopo my brother ngwaye gasopo bibu bwa mbere n'ubwa nyuma iki kiganiro ndakirekura ari uko mbonye ibintu wakoze ari uko birekuye ntago ndi bubishyire hanze ntarabona ko wabishyize hanze nakubwiye ngo niba uri umuvandimwe ibi bintu ntubisohore njyewe ibi nkoze ntabwo abizi ko nabikoze mbikoze aribwo nkigera mu rugo araramuka tushije gato gupostinga arabanyikorereje mwe mukore subscribe gusa kugira ngo nibindi byose muzajye mubibona hano kuri GI TV Chenko ciao